sawa. Nihongi bose nkawe ukuza usanga mpagaze ukangura mu nzira. kabe shimanutse ko Johnny TV Show. Yes, reka nizere ko mumeze fresh, mumeze neza cyane, ibyo murimo gukora murimo kugenda munyurwa nabyo ndetse munishimye. Ngiye kumutangirana cyangwa se ndumva natangirana karirimbo kamashimwe kavuga ngo iyo Mana dusengira komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira komeye. Ako ni akaririmbo mvuye ku rukiko, abakunzi b'abantu bagiye batandukanye cyangwa se b'abantu bari bafite ku rukiko, bavandimwe babo nyine bari bafite abantu bari kuburana kuri uyu munsi ku itariki bari bagiye gusomerwa niko mvuyeho barimo kuririmba. So ndabasuhuje, ngiye kujya muri uru rubanza rw'aba bantu basagaga 28 ari abasirikare 3 ndetse n'abandi bantu b'abasivili 25 bose bakurikiranwagaho icyaha cyo gukoresha umutungo ndetse no gukoresha impapuro mpimbano mu byo gukoresha umutungo nyine utari wa RDF cyangwa se umutungo utari uwabo. Ibyo rero nibyo aba bantu baregwaga, n'abantu basaga 28 bari bose hamwe, ariko uyu munsi bakaba bagombaga gusomerwa kugira ngo bamenye niba bafungwa 30 y'agateganyo cyangwa se niba nayo ikurwaho. Rero gusomerwa k'urubanza cyangwa se gusomerwa kwabo kwari uyu munsi ku itariki 26 bari bavuze ko bizaba kwa 18 niba ntibeshye 18, ariko birangira bihindutse. So ubwo rero uyu munsi nibwo bari babyimuye babishyira uyu munsi, ubwo rero bikaba bitabaye nkuko byari bikwiriye. Ni urubanza rurimo abantu bagiye batandukanye, harimo abazwi nk'uwitwa Rugaju Regan, harimo uwitwa Mucyo Anta Biganiro, barimo uwitwa Ishimwe Rikari ndetse n'uwitwa Mugisha Frank bazi ku izina rya Jangwani, umukunzi ndetse n'umuvugizi w'abafana ba APR FC ku rwego rw'isi muri rusange, ku rwego rw'isi. Hanyuma rero uyu munsi nkuko mubibona nibwo tukiva ku rukiko,
nje numva umutwe uri kunijya kubera guhagararayo twamazeyo amasaha menshi, ariko ubwo nyine ni uko nguko. Urubanza rero ukuntu rwari ruteye, ibyo twagiye tubigarukaho cyane no mu biganiro twakoze hano twabigarutsemo, ariko ibyo ndi buvuge sindi bwibande ku rubanza cyane, cyangwa se sindi bwibande ku buryo baburanye, ndibanda ahubwo ku bijyanye n'ibyavuye mu rubanza, kuko hari habaye kuburana, bagira ibyo baregwa, bagira ibyo bashinjwa bitewe n'ibyo bavugwagaho bakoze, ni mu cyabaye cyangwa se mu cyateye ikoreshwa nabi cyangwa se ikoresha nabi ry'umutungo wa RDF cyangwa se wa MINADF muri rusange. Uru rubanza rwatangijwe ku iperereza abari babishinzwe bakoraga, aho bivugwa ko ikipe ya APR FC ijya gukina n'ikipe ya Pyramide yo mu Misiri mu mikino wo kwishyura, kuko ubanza wari wabereye inaha i Kigali banganyije igitego 1-1. Hanyuma ikipe ya APR FC ijya gukina na Pyramide mu Misiri mu mikino nyafurika yo kwishyura. Bageze mu Misiri rero, ubwo process y'ibyabereyemo aho ngaho, uburyo bakoresheje amatike, uburyo baguze amatike, ibyo bagiye bakoreramo muri iyo process, nibyo bivugwa ko habayemo gukoresha amafaranga nabi kwabo, cyangwa se kwabo ngabo. So hakaba hari amazina atatu, uwitwa Penina, ndetse hakabamo n'uwitwa kanze amazina yabo yose nze nyaguhereze, Kagimbura Jado, ndetse hakanabamo n'uwitwa wari umunyamabanga, wari umubitsi ninde izina ko ringiye, kandeba hano nabyanditse, gusa nyine ayo mazina uko ari atatu ahuriweho n'abandi banyamakuru ndetse n'abo ngabo nyine bose bafite aho bahuriye. Kuvuga ngo ikipe ya APR ijya gusohoka, babwiye abantu bose bifuza ko bashaka gusohoka bajyana na ikipe ya APR, cyangwa se bifuza kujyana na ikipe ya APR, bakwiyandikisha bagatanga amafaranga, hanyuma ekipe igakora iki? Ekipe ikazabasohokana, cyangwa se ekipe ikazabishyurira. Muri uko kubishyurira rero, uko batangaga amafaranga abo bantu bose bagiye batandukanye, harimo abacuruzi, harimo abanyamakuru, harimo n'abandi benshi nyine. Muri ayo mafaranga batangaga, bagombaga kuyashyikiriza ikipe ya APR cyangwa se konti ya MINADF, ariko birangira batayagejeje muri konti ya MINADF, ahubwo abayakiraga barimo uwitwa Penina, aribo bakora iki? Aribo bayatwara se, cyangwa bakayakoresha mu nyungu zabo, cyangwa se mu by'inyungu zabo. Aho rero byatumye abitwa abayobozi ba APR bari bavuyeho, aba basimbuye bakora iperereza ku buryo umutungo wakoreshejwe n'uburyo byagenze. Ibyo ni case nini ntashaka gusubiramo aka kanya. Hanyuma rero ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo RDF nk'urwego nyine rwari rwabereye ayo makosa, cyangwa se nk'urwego rwari rwabayeho gutuma habaho icyo gihombo, cyangwa se ayo mafaranga gukoreshwa, nibwo rwanditse itangazo rigira riti: itangazo rigenewe abanyamakuru, RDF DPA /A/10/5/2025 Kigali ku ya 5 Kanama 2025. Ubuyobozi bwa RDF uramenyesha ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera abofisiye babiri ba RDF hamwe n'abasivili 20 bakurikiranywe ku byaha bakekwaho bakoranye n'abo ba ofisiye. Aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare
ku byaha bakekwaho bikurikira: ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ibyaha bikurikiranweho cyangwa se bakurikiranyweho bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisitiri y'Ingabo cyangwa se Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko biteganywa n'itegeko. Abasivili iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera buburanisha n'inkiko za gisirikare. Ubwo ni ukuvuga ngo iki ni igihe abantu bari barimo kwibaza bati se ni iki cyabaye cyatumye aba bantu babafunga, ni iki cyatumye aba bantu babafungirwa mu basirikare, kuko noneho na RDF yari yasohoye itangazo risobanura ikibazo nyamukuru cyangwa se uko byagenze. Byabaye ngombwa ko kuko abantu batawe muri yombi ku itariki 30/27 gutyo niba ntibeshya neza ku matariki, ku itariki 30 RDF itanga itangazo sorry ku itariki ya 5. Urumva abantu bari bamazemo hafi nk'icyumweru abantu bafunze batarasobanurwa cyangwa se ibintu bitarasobanuka ngo bamenye ngo bazize iki. Bivugwa nyine buri wese aza akivugira amakuru nk'uko abishaka cyangwa se buri wese aza akivugira amakuru nk'uko abitekereza. Abantu benshi barabyishimiye, abandi barabigaragaza kuko bishimiye gufatwa. Bamwe bagaragaza ko harimo ibibazo byo muri APR ndetse n'abakomisiyoneri cyangwa se n'abantu bita abanyamakuru ngo bashakira APR abakinnyi, ayo makomisiyo ku bakinnyi n'ibindi byinshi buri wese agenda avuga ibye. Hanyuma rero baje kubashyira mu buyobozi cyangwa se mu butabera, baza baburana kuri ibyo byaha baregwaga bagomba kuba bafatanyamo cyangwa se bafatanywamo muri ibyo byaha nyine bashinjwaga kuba barakozemo ubufatanyacyaha. Ariko ibyo byose bimaze kubaho, abantu benshi bagiye bagira uruhare bahagararaho cyangwa se bagiye bagira byinshi bavuga, bagira byinshi batangaza mu bijyanye n'uko kuko gufungwa kwabo cyangwa se iryo fungwa ryabo ryari ririmo abantu benshi. Mu baburanaga rero ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo n'abantu 28 nk'uko nari maze kubivuga, barimo witwa Ndayishimiye Rigani, Mucyo Anta, Ndayishimiye Rikari n'abofisiye mu ngabo z'u Rwanda, abakozi b'urwego rwa Rwanda rushinzwe igorora RCS n'abasivili. Bakaba bakekwaho ibyo byaha nyine birimo gufatanyacyaha mu gukoresha n'icyo ngicyo baziraga. Bagiye kuburana rero, ntabwo isomwa ryatangiriye ku gihe nk'uko byari biteganyijwe cyangwa se ahubwo inteko y'abacamanza yageze mu cyumba cy'abasomeyemo imyanzuro saa 6:50, aho bavuze ko byatewe n'imirimo myinshi urukiko ruba rufite. Ubusanzwe isomwa ry'uru rubanza ryari riteganyijwe kuba tariki ya 21 Kanama 2025 ku isaha ya saa 4, ariko ryimurirwa kuri tariki 26 Kanama 2025. Ngo bivuze ngo ku itariki 21 rwagombaga gusomwa, ariko rurimurwa kubera hari impamvu nyinshi ziba zigiye zitandukanye nyine zituma himurwa nyine urubanza ku by'amategeko. Ababizi bo barabizi. Ibyo rero birangiye cyangwa se ibyo bivuyeho, ibyo ni ibyabereye ku butabera. Ariko abantu ibyo bakurikiranaga bivuze ngo uwitwa Georgine niwe wari umubitsi wa APR. Georgine, aba bantu cyangwa se wari na sekreteri muri APR. Hanyuma aba bantu bose ko ari 28 mu guherekeza APR bakaza kugura itike ngo bayishyuzaga amadolari 800. Hanyuma ayo mafaranga bishyuje bakayohereza Georgine, akabahereza gitansi cyangwa se akabahereza receipt cyangwa se n'ikindi kintu runaka. Noneho nawe uwitwa Penina akaza akayafata akayajyanira abagomba kuyakira. Bigaragara ko rero abo yayajyaniraga batayagezaga kuri konti. So niba byari ibihumbi cyangwa se amadolari 800, ubwo ni hafi nka miliyoni 1.5 cyangwa se miliyoni gutyo n'ibihumbi 100 cyangwa 200 gutyo uvunjishe nawe uraza kumbwira. Uyafate uyakube n'abantu 28, ufata ibihumbi amadolari 800 ukayakuba n'abantu 28. Ariko reka tubikore kugira ngo tubigendanemo neza, twumve imibare ya nyayo.
800 gukuba 25, ubwo bivuze ngo ni hafi miliyoni 20. Se sibyo ra? N'abantu 28. 28. Gukuba na 28. Kambikore neza byuzuye kugira ngo ntaza kugeraho nibeshye. Ni ukuvuga ngo ni miliyoni 22 n'ibihumbi 400. Bivuze ngo aya nayaciye mu matike gusa. Ubwo ni umuntu yarategetswe gutanga 800. 800. Imibare ntabwo yaba ariyo. Niba ahubwo 800 bihwanye na miliyoni n'ibihumbi hafi na 200. Reka dufate 800 duhite dukuba n'igihumbi na magana angahe. 800 dukube n'igihumbi na magana ane, idolari riba ririho miliyoni 1,120. So ubwo miliyoni 1,120 tuyakube inshuro 28. Miliyoni 31 n'ibyo n'ibihumbi 360. Miliyoni 31 n'ibihumbi 360 zakagombye kujya kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo cyangwa se Minadef, zigenda mu bantu runaka. Ibyo ni ibisanzwe abantu bakora, ariko biba bigomba kugira abagomba kubikurikirana ndetse bakanabiryozwa. Ibyo rero byarabaye, abafatwa barafatwa, bamaze gufatwa birangira urubanza bazasomerwa umwanzuro wavuye ko baraburanye mu mizi, baraburana bariregura batanga ibimenyetso, ubushinjacyaha busaka ibimenyetso, birangira bagiye gusomerwa kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Bivuze ngo ifunga n'ifungurwa by'agateganyo byagombaga kuba ubwo ari iminsi 30 nyine, ariko iminsi 30 nyamuneka hari igihe utangira ari iminsi 30 ikarangira ibaye iminsi 3000 cyangwa se 30, kuko murabizi nk'uwitwa Fata ku mavuta ari mu minsi 30. Murabizi ari n'abandi banyamakuru benshi n'abandi bantu benshi baba bafunze ngo iminsi 30 bakisanga byabaye 3000. Ibyo rero bivuyeho uyu munsi nk'uko byari byararitswe n'abantu cyangwa se nk'uko byari biteganyijwe, nk'uko nabikubwiye mu nkuru hejuru, hagombaga gusomwa umwanzuro. Ese uwitwa Jangwani, uwitwa Rwajurigani, uwitwa Mucyo Anta, uwitwa Ishimwe Rikari n'abandi bagiye batandukanye, abo bose barafungurwa by'agateganyo cyangwa barakatirwa iminsi 30? Iminsi 30 ni mibi nyamuneka. Ibyo nibyo twari twiteze. Nk'uko rero ababikubwiye cyangwa se nabikubwiye haruguru, ku isaha y'isa 3 nari mpageze. Urumva byateganywaga ko urubanza rugomba gutangira cyangwa se gusomwa saa 4. Saa 3 nari mpageze. Twasanze abagomba gusomerwa bahageze kare, nasanze bahageze kare. Ndetse ikindi mu byari bihari bigomba gukora nuko bitewe nuko sare y'urukiko itari nini, ntago bahageze bose bemerewe kwinjira, binjije bake, abandi basigara hanze. Hanyuma ikindi ubushize urubanza ruba baburanye mu muhezo, gusa uyu munsi mu gusomwa ntitwabyita umuhezo kuko hari abari barimo imbere nyine, abantu bose, abanyamakuru ndetse n'abavandimwe b'aba bantu cyangwa se n'inshuti zabo. Ku isaha y'isa 6:50 nk'uko nabikubwiye nibwo abashinjacyaha nyine bagombaga gusoma cyangwa se bagombaga kuvuga imyanzuro urukiko rwanzuye, niba babakatira iminsi 30 cyangwa se babarekura. Ariko mu kwisobanura banavuga ko impamvu banakererewe, bavuze ko urukiko nyine ruba rufite gahunda nyinshi, kandi buranga abashinjacyaha cyangwa se abantu baba muri izi nzego, abashinjacyaha, mbega aba bantu babahereza respect, kubera ko icyo bavuze nibyo nyine nibyo ugendera, uko niwo buri bwica akakiza. Shatse yakuvuga ati bebe bagufunze iminsi 30 ukajurira, niyo waba urengana ariko nyine yagutirishamo. Ubwo rero byakubwiye bigenderaho. Mu mbaga y'abantu benshi, ababyeyi benshi, abakobwa, abasore n'abamama n'abapapa bose bari bahari. Byabaye ngombwa ko batabashije kwinjira twese duhengereza tuburunguruka tukajya twumva uko bimeze, ariko nyine kubera ko icyo nabaje kumva ngo nuko ngiye abasirikare bari kuvuga ngo ntago bajya bavuga cyane.
bivuze ngo harimo n'abantu bari imbere batari kumva ibyo bari kuvuga, keretse abari bicaye imbere gusa. Ngo rero ngo niko bigenda mu basirikare, ngo ntibajye bavuga cyane. Mu basivili ho bari kuvuga nk'uko wumva ndi kuvuga nyine mba ndi kubwirira. Rero abasirikare bo ngavuga bike kandi biri ku murongo. Ubwo rero ntitwabashaga gukurikira neza ngo twumve byose, gusa hari abama barimo imbere rimwe na rimwe bakatubwira ibyo bavuze, rimwe na rimwe ukazugahengera ukabaza uko bigenze, ibyo bivaho. Ku isaha y'isaa 7:45 nagiye kumva numva impundu. Numva impundu kuko abantu bose bari bamaze gusomerwa. Banzura ko abantu 3 muri abo ngabo bari bafunzwe, abantu 28, 3 bagiye gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo, ubwo nabo bafite uburenganzira bwo kuzayijurira. Abandi 25 bose bagomba guhita barekurwa. Ubwo 25 barimo n'abandi nakubwiye barimo ba Rugajurigani, aba nibo bazwi cyane nyine kuko nibo babaga muri media, Mucyo Anta, Jangwan umuvugizi w'abafana ba AP, ndetse na Ishimwe Rikari. Ariko noneho abandi 3 bagomba guhita bo bajyanwa gufungwa iyo minsi 30 by'agateganyo, bakazayijuririra cyangwa se batsinda bakayirekurwa, nabo bakaburana bari hanze, cyangwa se barekurwa nabo bakataha nk'abandi. Ibi rero ntibivuze ko urubanza rurangiye burundu, ntibivuze ko urubanza rurangiye burundu, ahubwo icyo bivuze ni uko ubushinjacyaha bugiye gukomeza gukurikirana abangaba babuze ibimenyetso bituma babarekura. Aba 3 bajyanywe Mageragere, aribo uwitwa Penina Mutesi, niryo zina numva, ndetse na Kajimbura Jado. Kajimbura Jado nagerageje gushaka kumenya uwo ari we, abantu batamuzi ubwo bumva impamvu Kajimbura Jado ari usigaye mu bandi, ubwo nyine urumva byanga bikunda hari ikintu kiba gikomeye kiba kirimo. Kajimbura Jado, Kajimbura Jean de Dieu, ni umuntu uzwi cyane rwose. Kajimbura Jean de Dieu, Chief Executive Officer of Rwanda Sports Management Limited and Football Player Intermediary at RS Rwanda Sports Management Limited. Uyu nguyu rero Kajimbura Jado ni umuntu ushinzwe management y'abakinnyi. Yarashinzwe management y'abakinnyi, ngo bivuze ngo ni umwe mu bagurishaga abakinnyi nkuko byagiye bihwihwiswa. So ubwo rero we n'uwitwa Umutesi Penina, Umutesi Penina ariko se amazina yabo sindibuze ko yavangavanga we, n'uwitwa Penina ndetse n'uwitwa Georgine, abo ngabo bibyanzuwe ko abo ngabo bagomba guhita bamanurwa muri station ya, ubwo nyine bafungwa bya gisirikare, nyine bafungwa bya gisirikare kuko iyo ukoze ibyaha gufatanyije n'abasirikare nawe ufungwa n'abasirikare. So bivuze ngo ubu ngubu icyitezwe ni iki kigiye gukurikira, nuko hagiye kuzabaho ko baba bere bano ndetse babandi nabo bakazaburana mu mizi, noneho urubanza rwabo cyangwa se bakabakatira igifungo, cyangwa se bagavuga ibyo wenda bakoze bishobora kuba byatuma bababere. Gusa kubabereho bisa nkaho bigoye, byanga bikunda umwe muri bo hari uzafatwa akagaragaza aho ayo mafaranga yagiye, niba hari abandi babiri inyuma. Ubwo niba hari abandi babiri inyuma, abo nibo bizafata. Rero nuko urubanza rugenze, amarira yari menshi y'ibyishimo, twarize, twihanaguye, twumvaga bibabaje kubona abana b'abasore nka Rugajurigani n'abandi bagiye barimo batandukanye, Ishimwe Rikari, Jangwani, Mucyo Anta, harimo n'abapapa, ntaza kuvuga abana b'abasore bakumva ko basuzuguye, ariko nyine byari byishimo ku bantu benshi
babonye iyi nkuru. So rero turanezerewe kandi turashima Imana ko bigenze neza, ubwo kandi nabo bizafata cyangwa nabo bizahama ibyaha bazihangane. Turababwira ngo pole, mukomeze kwihangana, aho umugabo aguye ngo urenzaho utwatsi. Ubwo rero twizere ko mukomeza kwihangana n'imiryango yanyu ikomeza kwihangana, ariko abatashye nabo reka duserebure kandi dushime Imana ko mubashije gutaha amahoro. Nuko rero bigenze, urubanza ubwo ngubwo ko bizagenda bikurikirana tuzagenda tubibagezaho umunsi ku munsi. Narakubwiye ati kora subscribe kuri no channel, ukore like, share, comment, ubundi tuzajya tubana umunsi ku munsi. Video ya buri munsi narayibasezeranye, video ya buri munsi ni keretse n'inzanya njya ahantu simbizi, ariko narayibasezeranyije kandi Imana izamfasha, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Reka mbashimire rero, Imana ibarinde, bye bye, tuhurire mu biganiro by'ubutaha.